mu rwego rwo kurushaho kubaka imibanire y'abanyarwanda. Ntugacikwe n'ikiganiro Turwubake gitegurwa na Radio Disi na TV10 na Prison Fellowship Rwanda, Minijiste, Minubumwe ku nkunga ya UNDP. Ni ikiganiro kigamije kubaka imibanire y'abanyarwanda no gusubiza mu buzima busanzwe abarangije ibihano. Kuri TV10 buri wa kane guhera ku isaha saa 11 z'umugoroba no ku cyumweru guhera ku isaha saa 8 z'amanywa. Kuri radio ni buri wa kabiri guhera ku isaha saa 11 z'igitondo no ku cyumweru guhera ku isaha saa 5 z'amanywa. Twese hamwe twubaka umuryango nyarwanda uzira amacakubiri. Ndabasuje mbifurije ibihe byiza mwe muri kumwe natwe muri gahunda n'ibiganiro bitandukanye birumvikana n'ibiganiro bya Radio TV10 kuva mu mwaka wa 2020 kugeza mu mwaka wa 2024. Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu yagaragazaga ko igipimo cy'ubumwe mu Banyarwanda cyari kiri kuri 94.7%. No kuvuga ni imyaka hafi 4 yose iyi minisiteri yagaragazaga yuko igipimo cy'ubumwe bw'Abanyarwanda kiri kuri 94.7%. Icyakora nanone dushingiye ku byo imibare igaragaza kugeza ubu nk'uko biherutse gutangazwa na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu, igipimo cy'ubumwe mu Banyarwanda cyarazamutse kiri kuri 95.3%. Minubumwe igaragaza ko igipimo cy'ubumwe bw'Abanyarwanda tugeze kuri 95.3% bivuye kuri 82.3% twariho mu mwaka wa 2010. Ubwo no kuvuga ko imyaka 15 yihiritse. Ariko nanone ni mu gihe muri 2015 igipimo cy'ubumwe bw'Abanyarwanda cyari ku gipimo cya 92.5%. Hanyuma mu mwaka wa 2020 rero cyaje kuzamuka kigera kuri 94.7%. Ni imibare umuntu yavuga yuko ishimishije urebye aho twaturutse guhera mu 1994 hahandi turi buze gusanga hari kuri 0, nubwo wenda icyo gihe nta bushakashatsi bwakozwe, ariko buri wese yarabyiboneraga bitewe nuko igihugu cyari cyamaze kuba umusaka, cyahindutse itongo, cyahindutse ubusa, ndetse isi itabona yuko icyo gihugu kizongera kuba igihugu dufite uyu munsi. Ariko nanone hari ibyagiye bikorwa kugira ngo tube tuvuye aho ngaho tugere kuri 95.3% uyu munsi mu myaka 31 ishize. Ntabwo ariho twifuza kugera, ahubwo turifuza kugera kwijana. Uburyo butandukanye bwagiye bukoreshwa muri urwo rugendo kugira ngo tuve kuri 0 twariho icyo gihe tugere kuri iyo 95.3% uyu munsi turiho. Ubwo buryo ni nabwo turi buze kureba uyu munsi. Ariko inzira ni imwe, muri rusange inzira ni imwe, no gukoresha uburyo bwose bushoboka, kuko ibyabaye byari byarabaye, twagombaga kubirenga binyuze mu gusabana imbabazi hagati yacu twebwe Abanyarwanda. No kuvuga abagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi ndetse n'abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi nibo Banyarwanda bari bahari icyo gihe. N'uyu munsi ntekereza ko aribo bari bahari. Utarahuye n'ibikomere bya jenoside yakorewe Abatutsi yahuye nayo, utarabaye mu bisigarira by'amateka yayo yabayeho mu gihe cyayo. Ibyo byose rero bituma hari amateka duhuriraho aruvutse uyu munsi ari n'uwavutse mu mwaka wa 1994. Twese duhurira kuri ayo mateka ndetse na mbere yaho. Kugira ngo rero turenga ayo mateka bidusaba kunga ubumwe nk'Abanyarwanda. Ibyo byakozwe binyujijwe mu byiciro bitandukanye, ntagiye guhita nsobanura nonaha kuko ntabwo ndi jyenyine, ndaza kuba ndi kumwe n'abatumirwa bari buze kumfasha tugasobanukirwa ibyo byiciro byose. Hari imanza z'inkiko gacaca, ubwo no buryo bumwe bwakoreshejwe mu buryo bw'ubutabera. Mbere na mbere nk'igihugu cyari cyakorewemo ibyaha byibasiye inyoko muntu, hagombaga no gukurikiraho amategeko. Ariko niba mubyibuka, guhera mu 1962 kugeza mu myaka y'ibihumbi 2000 mu Rwanda hari igihano cy'urupfu. Uwakoraga icyaha agahamwa n'icyaha cyo kwica yahanishwaga igihano cy'urupfu. Ariko kubera yuko twageze mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi, ariko noneho igahagarikwa n'abashakaga yuko igihugu cyongera kuba igihugu,
politike irebana n'igihano cy'urupfu yakuweho, kuko ntabwo wari guhindukira ngo ufate abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi bose ubahanisha igihano cy'urupfu hanyuma uvuge ngo urimo urubaka igihugu, urashaka igihugu ejo kizaba kirimo umunyarwanda. Cyari kuba ari igihugu ntazi isura cyari kuba gifite, cyari kuba ari igihugu kirimo kwihorera abana bavutse kuri abo bantu bishwe, bari kuzakurana iyo nzigo. Ariko hari uburyo bwakozwe buganisha noneho kugusaba imbabazi ndetse n'ibihano biravugururwa. Uyu munsi mu kiganiro turwubake tugiye kugaruka ku nsanganyamatsiko igira iti gusaba imbabazi no kuzitanga, umusemburo w'ubumwe n'ubudaheranwa. Niyo nsanganyamatsiko tugiye kuganiraho uyu munsi. Igihe mugiye kubana mu kiganiro cy'uyu munsi nitwa Asumani Twahirwa, ariko ntabwo ndi jyenyine muri studio, ndi kumwe n'abatumirwa tugiye kubana muri iki kiganiro. Mu ruhande rw'iburyo ndi kumwe na Denis Basil Uwingabiye, n'umuyobozi wa programs muri CGP Rwanda cyangwa se Commission Episcopale Justice EP Rwanda. Numvisemo Episcopale. Mwiriwe neza? Muraho neza. Komera cyane. Murakomeye. Gira amahoro. Guhaye ikaze mu kiganiro turwubake cy'uyu munsi. Murakoze cyane. Yego. Ntabwo ari we turi kumwe gusa, ahubwo turi kumwe na Shami Valence, ni impuguke. Sinzi niba mbivuze neza, ariko bazi biriya bintu navuze nibyo muri abayobozi ba programme muri CGP. Ndi umuhuzabikorwa. Nari mbizi ko ntabikoze neza. Hagati ndi kumwe na Shami Valence, ni ahugukiye imitekerereze ya muntu n'ubuzima bwo mu mutwe, akaba n'umukozi wa Prison Fellowship Rwanda. Muri Prison Fellowship Rwanda muraho neza? Muraho neza Asumani. Mugereye kuki akaba abanyarwanda? Turi amahoro. Turashima Imana cyane. Yego. Bahaye ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane kandi tuboneye gusuhuza n'abakurikiye ikiganiro bose. Namwe rero mudukurikiye mbahaye ikaze mu kiganiro turwubake cy'uyu munsi. Nta nubwo turi butinzemo, tugiye guhita twihuta kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Uyu munsi imyaka 31 irashize u Rwanda ruvuye mu mateka y'icuraburindi, mu bihe by'icuraburindi, ibihe bya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Nkuko nahoze ndimo mbivugaho mu kanya ngitangira, hari uburyo bwinshi bwakoreshejwe kugira ngo uyu munsi tube turimo tuvuga imibare noneho tuvuga ngo tugeze kuri 90 na turi mu gipimo mu rugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge, ndetse dukurikije imyaka ishize n'imibare dufite uyu munsi biranatanga n'icyizere yuko mu myaka runaka iri imbere tuzaba turi ku ijana mu gihe twaba tukomereje kuri uyu muvuduko turiho nta gihindutse, usibye yuko nta gishobora guhinduka. Reka duhita twinjira mu kiganiro cyacu ku buryo burambuye. Basil, Commission Episcopale Justice EP Rwanda, nge nka Asumani ndimo ndayumva nkumva ni mbere na mbere nakubwiye ngo numvisemo Episcopale, numvisemo Justice, numvisemo na P. Mu gifaransa gikenzi Episcopale ndumvamo Episcope. Hanyuma Justice nkumvamo ubutabera. Episcopale ndumvamo ibintu bijyanye no kwihimana bishingiye ku myemerere cyane cyane ya Kiliziya Katolika. Hanyuma nkumvamo na Justice ubutabera, ariko kandi nkumvamo na P amahoro. Mu magambo y'impine ni CGP Rwanda. Uyu muryango ugiye kudusobanurira ute mbere yuko twinjira mu kiganiro cyacu ku buryo burambuye? Urabudusobanurira ute? Ni umuryango watangiye ryari, ukora ute, ibintu by'iyobokamana bihurira hehe na Justice n'amahoro bikagaruka mu bumwe bw'abanyarwanda? Urakoze Asumani. Ngira ngo ubundi wabikoze neza, wenda ndongeraho ibisobanuro bikeya. Ubundi tuzwi nka CGP Rwanda. Ni impine nkuko babivuze nyine, ni Commission Episcopale Justice EP Rwanda. Iyo komisiyo rero navuga ngo ni urwego rushamikiye kuri Kiliziya Gatolika, ku nama y'abepiskopi Gatolika mu Rwanda. Nibo bashinze CGP. Ikaba rero hiyongeraho Rwanda. Kubera ko bisagira amatsiko, abo ntidushobora gusanga hari n'ahandi hari CGP noneho hakaba hajyaho Rwanda kubera yuko turi mu Rwanda. Wabikoze neza rwose. Ubundi Komisiyo y'ubutabera n'amahoro ituruka ku rwego rw'isi.
i Roma, Yego. yashingiwe i Roma. Rero kiliziya gatolika aho iri hose iyo komisiyo irayifite. Niyo mpamvu ugiye nk'i Burundi ushobora kuhasanga komisiyo episcopale justice pe kongeraho Burundi n'ahandi Yego. na hano rero twongeraho Rwanda kugira ngo wumvikanishe neza ko ari komisiyo y'ubutabera n'amahoro mu nama y'abepiskopi gatolika mu Rwanda. Rero yabayeho kuva mu 1988 mbere gatoya ya jenoside, mu myaka 6 mbere ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Yego. Hanyuma Ubwo ni 1998. Oya 88 mbere ya genocide. Mbere ya jenoside. Mu gihe rero yari itarashinga imizi neza nibwo habaye jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Yego. Hanyuma mu gihe twari dusohotse muri ayo mahano hari hashize imyaka 6. nibwo komisiyo y'ubutabera n'amahoro yongeye gufata inshingano mu 1995 noneho ihita rero yinjira mu bihe twari tugezemo. Rero navuga ko nkuko nabivuze n'urwego rwa kiliziya rushinzwe kureba ibibazo bishamikiye ku butabera, ku mahoro, ku mibanire y'abantu, ndetse rukasesengura rukaba rwatanga inama cyangwa se rukagira ibikorwa rukora bijyanye nyine no kubanisha neza abantu. Ni muri urwo rwego rero nyuma ya jenoside komisiyo y'ubutabera n'amahoro yahise yinjira mu gikorwa cyo kubanisha abanyarwanda mu bihe bitari byoroshye. Duhera ku cyo twise gacaca nkirisitu, yari sinode mu by'ukuri yateguraga yubire y'imyaka 2000 yo gucungurwa kwa mwene muntu, yabaye mu mwaka 2000. Hari imyaka 3 kiliziya gatolika mu Rwanda yamaze yitegura ibinyujije mu miryango remezo, noneho baganira ku bibazo byari bihari byabaye kugira ngo turebe ko twagira uruhare mu kugarura ubuvandimwe bwari bumaze gutakara. Komisiyo y'ubutabera n'amahoro rero yakomereje ku myanzuro y'iyo sinode mu mwaka wa 2000, itangira noneho guherekeza abanyarwanda, abasaba imbabazi ikabaherekeza, abashobora kuzitanga ikabaherekeza, ikabahuriza hamwe, hanyuma bakiyunga, bamara kwiyunga bagakomeza urugendo mu mibanire myiza. Ariko uvuze gutyo uranyibutsa, bise binyibutsa ndi umwana ndimo mbyiruka ahantu nari ntuye, ubu turi muri Kigali ariko ntabwo ariho twavukiye. Namenye ubwenge mbona hari ahantu mu gasantere hahurira abakristo, hari umusaraba, hagahurira abakristo. Ntekereza yuko byari muri urwo rwego rwo kuba barahuriraga aho hantu bakaganira, bakomorana ibikomere, kuko ni mu myaka y'ibihumbi 2005 gutyo kuzamura niba mbyibuka neza. Ariko uyu munsi ntabwo nkibona, nicyo gitumenya baragicanye. Biracyabaho? Biracyabaho, imiryango remezo iracyariho nkuko ubyumva nyine ni umuryango remezo ubuhuza ingo zituye ahantu hamwe, nabyita nko mu mudugudu umwe, noneho bagahura bakaganira ku bibazo, bagasangira ijambo ry'Imana, bakaganira no ku bibazo bibangamira ubukristo. Urumva rero ko nicyo ngicyo cyazamutse. Uyu munsi rero reka mbere yo kwerekeza mu bikorwa nyirizina mwagiye mukora mu bikorwa byanyu, tubanze turebe ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa mu banyarwanda murabubona mute? Ese mukurikije aho mugenda munyura na za gahunda zitandukanye zinyuzwamo ibikorwa byanyu, muri buze kudusobanurira nk'uko nari mbivuze, mubona abanyarwanda bahagaze bate mu bumwe n'ubwiyunge, tutitaye kuri iyi mibare ya Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu, nubwo ariyo reference nini tugomba kugenderaho kumenya ngo tugeze kuri 95.3, ariko mu by'ukuri mwe mubona bihagaze bite? Urakoze. Ikijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge ndetse n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda, navuga ngo twishimira intambwe imaze guterwa, kuko urebye nyine uko u Rwanda abanyarwanda bari bameze mu mwaka wa 1994 na 5, abantu bari bababaye, bafite ibikomere byinshi, bishishanya,
ariko ubu ngubu abantu barahura bagasangira bagasabana urakora ubukwe ujya ureba niba ujya utaha ubukwe ureba imbaga y'abantu baba barimo ni ukubera ko hari ibyo abantu bamaze gutambuka bamaze kurenga ahubwo bakishimira ibintu bishobora kubahuza kugira ngo bongere basabane bitavuze ko hatari imbogamizi zimwe na zimwe wenda turaza kubigarukaho ariko umuntu yakwishimira intambwe imaze guterwa kugeza uyu munsi buriya 95 n'ibice ntabwo ari umubare muto cyane uvuye kuri 0 ni umubare munini ibyo urimo uvuga nibyo rwose bifite ishingiro hanyuma ishami mu biganiro byinshi nagiye nkora nasanze mu gihugu tugifite imbogamizi ku bumwe n'ubwiyunge nubwo Bazel yararimo atubwira ati aho urebye aho tugeze ni heza no kwimibari bigaragaza urabona ari heza hari intambwe yamaze guterwa ariko usanga imbogamizi ikunze kugaruka rigizwe no kuba abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi baba bari mu magororero baba n'abarangije ibihano bari hanze harimo abagifite kumva muri bo bakimeze nkaho badashaka gusaba imbabazi bitewe nuko bataremera uruhare rwabo bagize muri jenoside yakorewe abatutsi uyu muntu mbere na mbere ibi bintu abiterwa n'iki nuko inyigisho ahabwa ba Basil baba baratanze cyangwa se namwe Prison Fellowship Rwanda muba mwaratanze ziba zidahagije cyangwa inyigisho niza ahubwo umuntu afite ukunda akoze murakoze cyane ngira ngo mu by'ukuri ni ikibazo umuntu yakwibaza wenda nka Prison Fellowship Rwanda imaze hafi imyaka 30 yego ifasha mwizo gahunda zijyanye n'isanamitima rekeza abantu mu rugendo rw'umwe n'ubwiyunge ariko mu by'ukuri biragaragara ko kugera kuri isaha hari abantu bataremera uruhare rwabo muri jenoside akaba ari nayo mpamvu twavuga ko tutaragereza kwijana uko tubyifuza urabaje uti rero ese byaba biterwa n'iki iyi mpamvu ni nyinshi ariko impamvu ya mbere naheraho ishingiye ku miterere y'iki cyaha cya jenoside jenoside ni icyaha gikomeye cyane ku buryo usibye kuba cyaratumye ubuzima bw'abantu bugenda navuga ko cyatumye n'abantu bapfa ariko bahagaze bityo rero kuwagikoze niwe navuga ko we amera nk'aho apfuye ahagaze kuko gitera ipfunwe gitera isoni ku buryo kugira ngo umuntu atinyuke kwiyemeza uruhare rwe akaba yanasaba imbabazi mu ruhame bisaba kuba hari urugendo amaze gutera hari urwego amaze kugeraho mu kurenga iryo pfunwe bitera ipfunwe bitari kuwagikoze gusa ahubwo no ku muryango akomokamo ngira ngo bo muzi ko biranarenga bikanatera ipfunwe n'igihugu cyose muri rusange mwumva ingero z'abanyarwanda bakubwira ko iyo yagiye hanze akava katuruka mu Rwanda ikintu cya mbere abantu bahita bumva mu Rwanda ni jenoside bagafata umuntu wese nk'uwakoze jenoside niba rero bigera ku banyarwanda bose urumva uwagize uruhare muri jenoside we uburyo afite iryo pfunwe yego iyo ni impamvu ya mbere impamvu ya kabiri navuga ishingiye ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe navuga ko nako abanyarwanda bose guhera ku wavutse nyuma ya jenoside n'abariho mbere ya jenoside bose ubushakashatsi bugaragaza ko hakiri ingaruka za jenoside cyane cyane ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe aho usanga ibijyanye n'ihungabana indwara y'ihungabana indwara y'agahinda biri ku gipimo cyo hejuru dufashe urugero nko ku bijyanye n'ihungabana kimwe mu kigaragaza
umuntu ufite ihungabana harimo ikintu cyo kwirinda kugaruka ku kintu gifitanye isano n'icyakomerekeje. Ubwo rero usanga aba bantu nabo bagize uruhare muri jenoside bagira ibibazo by'ihungabana, bagira ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, ku buryo usanga yirinda kugaruka ku bintu yakoze, ku byabaye, bimeze nk'aho yiha amahoro, uretse ko abatari byo bari ikibazo, ariko akwepa, yirinda kugaruka ku icyo kintu, yirinda kugaruka ku icyo kintu cyo twakwita avoidant behaviors, imyitwarire iganisha ku kwirinda kugaruka ku icyo kintu kugira ngo atongera kwibuka bya bintu yakoze. Ugasanga ibimenyetso by'ihungabana nyine biragaragaye. Iyo mpamvu rero ishingiye ku bibazo by'ubuzima bwo mu mutwe nayo yaba imwe mu mpamvu ituma umuntu akomeza kunangira, agakomeza kuguma mu iyo nguni ye kugira ngo atibuka ibyo byabaye. Izo wenda naba mbikubiye mu izo mpamvu ebyiri, ariko impamvu zo ni nyinshi. Nyemerera nkubwire indi nkeka. Ese aho inzego z'ibanze ziba zarateguriwe kwakira aba bantu ku buryo buhagije buri kwijana kwijana, donc kubahugurira kwakira aba bantu barimo barangiza ibihano basohoka, uburyo bazabakira mu muryango. Ntekereza ko umuntu ashobora no gusohoka mu igororero afite icyifuzo n'ibitekerezo bivuga ngo nkigera mu rugo ikintu cya mbere nzahita nkora ni uguhita njya kureba Bazera, niciye nkamusaba imbabazi. Ariko yagera hanze bitewe n'uburyo yakiriwe na sosiyete no kuba n'izi nzego z'ibanze nk'uko Gyasumani ndimo mbitekereza zamwakiriye mu buryo butageze ku ijana ngo zimwereke ngo dore igihugu kigeze aha, cyavuye aha kigeze aha, hanze rero dore ibigezweho ni ibi ngibi, wowe urasabwa kugira uruhare rumeze gutya. Ugasanga uwo muntu arabibuze, akifungiranira mu nzu, ya gahunda yari yasohokanye mu igororero bikarangira ayicayeho atakiyishyize hanze. Byo ntibishoboka. Izi nzego z'ibanze zirahuguwe bihagije. Mu by'ukuri ngira ngo wenda dushobora no kuza kubigarukaho mu gikorwa kugira ngo aba bantu basoza ibihano babashe kwakirwa muri communauté. Harimo n'iyo gahunda yo kongera abantu ubumenyi n'ubushobozi mu bijyanye no kwakira aba bantu. Ntabwo rero navuga ko ari ubumenyi budahagije, ahubwo wenda ikigaragara ntabwo birakwira hose ku gipimo gikwiye. Ariko inzego z'ibanze ndetse n'abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi ndetse na communauté muri rusange dufite gahunda zo kugenda tubategura. Hari gahunda dufitanye na Minubumwe yo gutegura communauté kwakira baba bashoje ibihano byabo mu magororero. Ariko navuga ko ni urugendo umuntu agenda ku giti cye. Biba ari urugendo umuntu asabwa kugenda, ariko iby'ibanze byose birakorwa, yaba leta yaba n'abafatanyabikorwa ba leta. Bigaragara ko hari gahunda zitandukanye zagiye zishyirwaho ziherekeza aba bantu, ariko ni urugendo rurerure rutinda, ariko iyo rugezweho ruba rufite efe igihe kirekire cyane. Bazira arakoze cyane Shami, abidusobanuriye mu buryo navuga yuko niba ari ibyo nifitemo, niba bimeze gute ntabwo ndyohewe cyane, kubera ko Shami, impamvu ndimo mvuga gutya, mu minsi ishize nagiriwe ubuntu bwo guhura n'abantu bakuru mu ihuriro ry'ubumwe, n'ubudaheranwa n'ubwiyunge. Yego, nagiriwe ubuntu bwo gusura akarere ka Nyanza, hari habereye iri huriro mu kwezi gushize. Bimwe mu bitekerezo byatangiwe muri iryo huriro twanabigarutseho mu kiganiro cyabanjirije iki ngiki, hari ukuvuga ngo jenoside yakorewe mu karere ka Nyarugenge itandukanye na jenoside yakorewe mu karere ka Kamonyi, wenda yakorewe mu karere ka Gasabo.
reka mfate uduce turi mu ntara imwe n'umujyi wa Kigali. yego tw'umujyi wa Kigali biraza gutandukana bitewe n'uko muri utu turere bagaragaje yuko ibingibi turimo twita uturere uyu munsi icyo gihe byitwaga amakomine, ibyo twita imirenge bikitwa amasekiteri, ibyo twita utugari bikitwa amaserire, kumanuka kuza kugera kuri ba nyumba kumi. Ariko uraza gusanga aho hantu nka segiteri runaka yarayoborwaga n'uwagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi ruharwa, uwitwaga umuhutu icyo gihe. uze gusanga indi segiteri imwe yayoborwaga n'uwahigwaga ariwe mututsi icyo gihe. Konsiye w'uyu murenge arahiga, konsiye w'uyu murenge arahigwa. Ibi bintu bitewe nuko hari abantu bafatwaga nk'ibyitso icyo gihe, aribo babangaba, harimo abayoboraga ari abatutsi banahigwa, ariko hari n'abandi bari abahutu banze kwifatanya n'abahutu aribo baje kwitwa ibyitso. Iyi miyoborere imeze gutya, abo bake babayeho gutyo, byaje kugira ingaruka zo kuba twaragize jenoside yakoranywe ubukana bukomeye cyane nko mu Bisesero n'urugero. Ahandi ugasanga yarahanyuze ariko ho ntabwo ari bibi cyane nko mu Bisesero cyangwa se mu nce za Nyamagabe gutya, ahantu ntibuka hari site nabwo ni Murambi. Urumva nakavuga bati rero kugira ngo ubumwe n'ubudaheranwa bigerweho birasaba yuko habanza kuba detection yo kumenya ngo aka gace ubukana jenoside yakoranywe muri aka gace nubuhe, abagatuye bafite ibikomere bimeze bite, bingana gute, bitandukanye n'aka ngaka. Kuko nubitwarira rimwe ukavuga ngo akarere runaka kageze ku kigero iki n'iki mu bumwe n'ubwiyunge, n'urugero ngo tugiye ku rwego rw'uturere cyangwa intara, utitaye ngo uyu murenge wabayemo jenoside ku bukana bungana gutya n'uyu nguyu gutya, wowe ugakora sondage ugashyira mu ayenaho y'imibare, uraza gusanga hari ibintu nyuze hejuru. Ni bimwe mu bitekerezo byahatangiwe n'inama z'ibishobora kuba byakorwa ku bufatanye n'inzego zitandukanye, hakaba habanza hakabaho iyo research cyangwa se detection yo kumenya ngo aha byagenze gutya, aha byagenze gutya. Valence, urumva impamvu navuze kuriya? Nanagusabye imbabazi kuko njye nuko nguko nabyumvaga. Hanyuma Bazil, mwebwe nka CGP iyi detection ibaho gute, mubigenza gute kugira ngo mukore intambwe ku yindi, umurenge ku wundi, binyuze muri ya miryango remezo? Ese mubegera mute? Ese mubanza kumenya ngo ubukana cyangwa se ibibazo biri aho ngaho bishingiye kuki? Kuko bamwe ushobora gusanga hari ibibazo bishingiye ku mitungo yangijwe ikaba itishyuye, ahandi ugasanga icyo kibazo cyarakemutse, ariko hari ibibazo noneho by'abantu banze gusaba imbabazi. Mwebwe nka CGP mubidetectinga gute, mubikora gute, mwegera aba baturage gute? Urakoze. Hari akantu gatoya kamwe ntari navuze ku mikorere ya CGP. Ubundi CGP ikorana n'amadiyoseze yose, kuko nabivuze iva ku rwego rw'igihugu ikamanuka ikagera mu miryango remezo. Yego. Ni ukuvuga ko twebwe ku rwego rw'igihugu duhuza ibikorwa by'amadiyoseze yose. Mbihuje rero n'icyo kibazo cy'imiterere cyangwa se context. Yego. Ubundi ibintu byose bizamo context. Context ngenekereje nyine mu Kinyarwanda ni uburyo, ni imiterere y'ikintu cyangwa se y'igikorwa n'aho cyabereye. N'ibyo ugiye gukora byose rero ugendera kuri iyo miterere. Ni nayo mpamvu usanga iyo dinamike idakorwa ahantu hose kimwe. Buriya icyo twishimira ni uko ibyinshi guverinoma y'u Rwanda wenda binyuze muri Minubumwe byamaze gukusanywa, amateka y'uduce twinshi yamaze gukusanywa, uburyo byagiye bikorwa. Ibyo rero natwe biduha cyangwa se bikadufasha kwinjira muri iyo community, muri ako gace tugiye gukorana nako. Ibikorwa dukora by'umwe n'ubwiyunge ku rwego rwa Kiliziya Gatolika bizwi cyane. Reka wenda mvuge
diyoseze zizwi cyane zibyinjiramo cyane harimo Cyangugu, harimo Gikongoro, harimo Butare, harimo Kigali, kubera iki harimo Kibungo, kubera ko mbere na mbere uhari afite ubushake. Noneho ari kubona abo muri community nabo harimo benshi bafite ubushake, noneho agahita abyubakiraho akabaherekeza. Ntibivuze ko n'abandi batabikora, ariko buri gihe ubusanga hari abantu bazi imbere y'abandi. Rero iyo tugiye kwinjira muri ibyo bikorwa, buri gihe byanze bikunze tugomba kugendera kuri iyo context. Ntabwo wajya gufasha abantu utazi ibikomere bafite. Mbere na mbere urabanza ugakora observation, noneho mu kubaherekeza wenda nabyo tuze kubigeraho. Uburyo dukoresha akenshi ni ukubafasha ubwabo gusohora bya bintu bibarimo. mu kanya Shami yabivugaga, ruba ari urugendo ruri personnel ariko afashwamo. Ugahuza nk'abantu bagasangira ubuzima. Hari igihe ujya nko kwivuza wumva urembye, wagera kwa muganga busanze ukabona barakurenza, ugahita wumva ubuzima, ahubwo ukaba umurwaza wabo. Rero natwe iyo tubahuje mu gusangira ubuzima kwabo, hari uba yarateye intambwe mu gushaka gukira ibikomere, agafasha abandi, na wa undi witinyaga nakumva ko urwo rugendo yarukora rugashoboka. Ibyo rero tugenda tubyinjiramo kandi bikagenda bitanga umusaruro, haba ku bakoze ibyaha bya jenoside, haba n'ababikorewe bifuza kubabarira. Nyakwigendera Padiri Ubalidi niwe wavuze ngo imbabazi, gutanga imbabazi birakiza no kuzisaba. Muri rusange imbabazi zirakiza, waba uzisabye waba uzitanze. Ngendeye kuri iyi mvugo ya Padiri Ubalidi, nkanabihuza n'ibintu watangiye umbwira uti za Cyangugu, ubwo urimo uravuga za Butare, Cyangugu kubera yuko turi muri Katolike. Ariko ubundi nahise ntekereza ntese ahubwo ntidushobora gusanga iyo umuntu yababaye cyane ari nawe ugira uruhare rwa mbere mu gushaka gukira. Ugasanga wenda urugero Cyangugu ubwo ni uburengerazuba n'iza Rusizi gutyo za Nyamasheke, bitewe n'ibibazo bihari byahabaye, sinaho hari ubushake bwo gushaka gukira, kubera yuko umwaka nk'umwe ushize cyangwa se ibiri, hari kesi yabayeho, umuntu arangiza igihano arafungurwa arataha mu nce z'uburengerazuba hariya za Cyangugu wari urimo uvuga. Ageze mu rugo, reba iyi myaka turimo uyu munsi, turi muri gahunda ya Ndi Umunyarwanda. Uramutse uje ukareba umuntu, ntabwo wavuga ngo uyu muntu ni Umuhutu, ni Umututsi, ni Umutwa. Turi Abanyarwanda, amoko ntayakibaho mu Rwanda. Ariko uwo muntu yarangije igihano arasohoka arataha nk'umuntu urimo ushaka kwiteza imbere, kubaho, gukora akantu kamuteza imbere. Atangiza akabari, ariko ako kabari birangira ngo ari akabari kagomba kunywerwamo n'Abahutu. Iyi myaka uyu munsi umuntu atangiza akabari k'Abahutu. Uyu munsi urumva ahantu nk'aho haracyari ibikomere, cyangwa se uburyo nasobanura nk'ubu kibangamiye ubumwe n'ubudaheranwa. Ntekereza yuko hashobora kuba ari nayo mpamvu hari n'ubwo bushake, niba ariko nabivuga, kuko nyine iyo ahantu hari ikibazo ni nabwo haba hari active cyane, haba hari activity, hari ibikorwa. Hanyuma Shami, bimwe mu bikorwa mwagiye mukora nka Prison Fellowship Rwanda byo guhuriza hamwe aba bantu, ni ukuvuga bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi ndetse n'abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi, hagamijwe ko bunga ubumwe bakaba basabana imbabazi. Wenda ni byinshi twagiye tubikora mu biganiro bitandukanye nk'inyigisho z'isanamitima n'ibindi nk'ibyo, ariko noneho hari ibikorwa biri tangible bishobora kuba bifatika ku buryo wakwereka umuntu uti
dore iki ngiki ni igikorwa cyakozwe mu rwego rwo guhuza uyu n'uyu kugira ngo babashe kuba bakunga ubumwe. Ibyo bikorwa ni ibihe? Murakoze cyane. Mbere uko wenda nsubiza icyo kibazo kigendanye n'ibikorwa bifatika twakoze, ndagira ngo ngira kandi kantu ngeraho gato kaza gashimangira kuntu bikigaragara ko abantu bataragera ku rwego rwo gusaba imbabazi no kuzitanga. Mu by'ukuri amateka yagejeje kuri jenoside ni amateka yigishijwe igihe kinini cyane, ku buryo rero icyo gihe cyashize umuntu abibwamo urwango akarwakira, igihe cyarageze biba nk'uburyo bwe, ku buryo yumva ko imibereho niyo ngiyo, ku buryo birasaba urundi rugendo rw'amateka mashya rutoroshye. Biza binasubiza icyo wari ubajije cy'umuntu wafunguye akabari, aka ni akabangaba muri we, mu mitekerereze ye, amateka nuko yayakiriye n'ubwo buryo bwe. Birasaba rero imbaraga zo kugira ngo ibintu byongere bihinduke, yakire aho bigeze, gahunda zitandukanye, ndi umunyarwanda n'ibindi. Reka wenda ngere rero ku icyo kibazo umbajije cy'ibikorwa bifatika byakozwe na Prison Fellowship Rwanda mu rwego rwo kubaka ubu bumwe ndetse n'ubudaheranwa twifuza. Ni byinshi. Icya mbere twaheraho ni ibikorwa byo kujya mu magororero, mu magororero kongera kwigisha abafunze kugira ngo bumve uruhare rwabo bagize, babashe kubabazwa n'ibyo bakoze. Icyo ni igikorwa gifatika, kujya mu igororero ugahuza abantu mukaganira ku icyo kintu. Icyo navuga ko cyanabaye kiba n'intangiriro y'ibindi byose bifatika, ko umuntu iyo amaze kubabazwa n'ibyo yakoze bidakwiye, nibyo bibyara gusaba imbabazi, nibyo bibyara kuvuga ukuri. Noneho bigatuma rero n'uwahemukiwe yamenye ukuri, akubwiwe n'uwamuhemukiye, bibyara ubumwe bufatika. Iki ni igikorwa gifatika navuga gishamikiye kuri ibyo ngibyo. Prison Fellowship Rwanda ifite imidugudu y'ubumwe n'ubwiyunge ituwemo abagize uruhare muri jenoside ndetse n'abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi. Rwose muri iyo midugudu abantu barabana baturanye urugo ku rundi. Warire ukabona ko mu by'ukuri bya bintu tuvuga, cya gipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge ntabwo ari amagambo gusa, ahubwo icyo ni igikorwa gifatika kiza gishimangira koko ko hari ikintu kiri kugenda gikoreka. Uko guturana rero bituma bahurira mu bikorwa bitandukanye by'iterambere, ugasanga bahuriye mu bikorwa byo kwiteza imbere. Dufite n'ubwo ibikorwa amakoperative akora ibijyanye n'uduseke n'indi mirimo itandukanye ikoreshwa amaboko. Abandi basanga mu bikorwa by'ubuhinzi, ibikorwa by'ubworozi, kandi bikorwa n'abo bantu bari aho ngaho. Ndetse baziregeza kugaruka ku kintu kigendanye no kuba abantu, niba umuntu yakoze ibirori usanga babyitabira bose. Ubu ngubu hari mfata urugero, ubwo ndagenda mfata urugero iwacu muri Prison Fellowship Rwanda, usanga nko muri iyo midugudu abantu banahana abageni, bagashingirana. Icyo nacyo ni igikorwa mu by'ukuri gifatika kigaragaza ko ubumwe n'ubwiyunge buri kugenda bugerwaho. Ikindi nagarukaho gifatika ni amatsinda ya mvura nkuvuri, byitwa wenda mu zindi healing spaces. Usanga
usibye Nyamagabe ano matsinda hari ahandi ari kuko Nyamagabe niho nyazi niho nayamenyeye. Yego ntabwo ari honyine ari rwose tuyafite no mu tundi turere. Hari na porogaramu dukorana na Interpeace nayo ayo matsinda ndetse usanga arimo mu byiciro bitandukanye, amatsinda y'urubyiruko, amatsinda y'abakuze, ibyo byose rero ukabona ko ni ibikorwa bifatika, abantu barahura bakaganira ku mateka, ndetse muri ayo matsinda haba kuganira ku cyo kintu cy'amateka, kongera kubaka ubumwe hagati y'abakareba hamwe nicyo cyasenye ubumwe, noneho hakorwa iki, bakibuka byose byabaye, none ariko bagafatanya no kubaka urugendo rw'ejo hazaza. Ibyo ni bimwe mu bikorwa mu by'ukuri bifatika twavuga muri aka kanya. Urakoze cyane. Turacyari mu kiganiro turwubake, aho turimo tureba insanganyamatsiko igira iti gusaba imbabazi no kuzitanga, umusemburo w'ubumwe n'ubudaheranwa. Niba ufite igitekerezo kuri iki kiganiro cyangwa se n'ikibazo, ushobora kutubaza cyangwa se nk'inyunganizi, ushobora kuduhamagara kuri 0788 31 79 niyo telefone turimo dukoresha muri kano kanya. Rwose nuza ufite inyunganizi turi buze kuyiganiraho, uraba ari umusanzu ukomeye uduhaye muri urugendo rw'ubumwe n'ubudaheranwa. Hagati aho ndacyari kumwe n'abatumirwa, ndi kumwe na Shami Valence, ni impuguke mu mitekerereze ya muntu, ariko kandi akaba ari n'umwe mu bakozi ba Prison Fellowship Rwanda. Ndacyari kumwe kandi na Basil Denis Uwingabire, ni umuhuzabikorwa nibyo wa programme muri CGP, umuryango ushingiye kuri Kiliziya Katolika. Ni byinshi cyane batweretse bagiye bakora muri uru rugendo rw'ubumwe n'ubudaheranwa, binatugejeje ku gipimo turiho uyu munsi, bafatanyije n'izindi nzego, ntabwo ari bo bonyine. Nko mu minsi ishize twaganiriye na DIDE, turi kumwe kandi na RCS, urwego rw'igihugu rushinzwe igorora, Minubumwe nuko ntiyasigaye, Minijiste nuko, inzego zitandukanye, imiryango yaba iya leta n'itari iya leta igira uruhare kugira ngo tugere ku ijana mu rugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge. Bazili, hari imanza zaciwe ziranarangizwa, hanyuma abantu bemera ibyaha, bemera yuko bangije imitungo, ariko noneho ugasanga aranavuze ati jyewe nzica ikiru. Ubwo kwica ikiru ntabwo, niba nari mfite ameza nk'aya ngaya nakundaga mu rugo, ukaza ukayangiza ukayatwara cyangwa se ukayatwika, mu 1994 ntabwo ndamutse nshatse aya meza wayabona, y'icyo gihe ni ikiru. Rero ntabwo ari bya bindi uri buze kongera ngo unyishyure, ni ikiru. Bakabyemera, ariko nyuma y'igihe runaka ugasanga babiretse burundu, ameze nkaho nta kintu baza bamubaza, akazamvugo z'aba bandi. Bene aba bantu namwe murabazi ko bahari, mu gihe mwarabimenye? Turabimenya, ngira ngo mu guherekeza nyine aba bantu tugenda byose bigamije imibanire myiza. Wenda mvuze muri make uburyo tubikora, kugira ngo nze kugera kuri icyo ngicyo, nko mu igororero, ubundi bo dukora ubukangurambaga rusange, bakangurira gusaba imbabazi, rimwe na rimwe bakadutuma kuba bahemukiye hanze, tukanabahuza, bijya bibaho, tukabahuza kubera ko dukorana n'amagororero, tugira na MOU na RCS ndetse na Minubumwe, tukabahuza bakiyunga, nubwo umwe afunze undi ari hanze. Urwo rugendo narwo tujya turukora. Ariko noneho abatashye, nk'abari abagororwa batashye bari hanze, urumva noneho bari muri communauté aho babana nabo bahemukiye. Icyo dukora rero ni ukubafasha, tugatumira abakoze ibyaha, tukabaherekeza, tukabigisha kugeza ubwo buri wese yumva ko gusaba imbabazi ari ngombwa, bizamufasha, bizamukiza. Hari n'uba abyifuza ariko buri gihe
akabura umuvuno yaheraho noneho twebwe mu kumufasha gutyo agatinyuka noneho abo ngabo rero turabaherekeza uko basangira ubuzima bagenda batinyurana ku buryo igihe kigera bakadutuma noneho kuba bahemukiye abo bahemukiye nabo rero tukabaherekeza ukwabo kugira ngo tubabwire ababahemukiye batubwire n'icyo babifuzaho noneho igihe cyagera tukabahuriza hamwe mu kubahuriza hamwe rero baba batangiye urugendo noneho hamwe bararukorana noneho bakagenda basaba imbabazi ku buryo bweruye abakorewe ibyaha nabo bakatanga imbabazi ku buryo bweruye ndetse rimwe na rimwe tukagira umunsi wihariye urumva ni muri Kiliziya Gatolika tukabinyuza nko mu misa bakaza noneho ubwo tubyita ngo ni reconciliation officielle iyo misa muri iyo misa noneho bagatangaza ku mugaragaro ko basabye imbabazi abandi bababariye ndetse bakabashyiraho n'ibiganza bati turabababariye hanyuma icyo gihe ntabwo urugendo ruba rushoje ahubwo nibwo ruba rutangiye kuko icyo gihe tubafasha noneho tubyita amatsinda bumwe n'ubwiyunge tubafasha kwibumbira mu itsinda iryo tsinda akaba ari ryo bazakoreramo ibikorwa bitandukanye hari ibyo shami yagarukagaho gukora imishinga iciriritse yo guhinga korora hari abo bita ngo ba pare ba marene ibyo byose ni ibigamije gusigasira ya mibanire none muri kwa kubaherekeza shami yavuze ko n'imiryango yabo iba ifite ipfunwe uwakoze ibyaha umuryango we ufite ikibazo nabo tuba tugomba kubageraho kugira ngo tubafashe nabo barekure abo mu miryango yabo bakoze ibyaha nabo bababarire hanyuma hari n'igihe haba haravutse amakimbirane igihe wari ufunze atashye tubafasha gukemura ya makimbirane kugira ngo umuryango wongere ube muzima ku ruhande rw'uhemukiwe hari igihe ngiye nshobora gutekereza kubabarira ariko umuvandimwe wanjye akambwira ati warasaze icyo gihe rero nabo tubagera abo mu muryango navuga mugari nabo tugenda tubageraho tugakoramo ubukangurambaga tubereka ko kubabarira aricyo cyonyine cyatuma tubohoka none rero muri urwo rugendo rero niho tugenda tumenyera za case nakubwiye ngo iyo duherekeje abakorewe ibyaha tubasaba kutubwira ibyo bifuza kubabahemukiye hari igihe rero mwaza akavuga ati ngewe ntabwo yigeze anyishyura imitungo icyo gihe iyo tugeze kuri wa wundi utarishyuye imitungo nawe tumwigisha ku bijyanye no kugira ngo azishyure iyo mitungo ndetse rimwe na rimwe ugasanga ariko biranumvikana ni ikintu kiba kizwi n'inzego za leta noneho rimwe na rimwe tugafatanya bikarangira iyo bageze rero aho kwiyunga ni uko ibyo byose biba byarangiye hari n'igihe muri akavuga ati nubwo umbwira ngo uzanyishyura ariko mbona nta hantu uzabikura ngewe kubera ko mu mutima wanjye numva mfite nshaka kubohoka ndakubabariye n'ibyo wari kunyishyura n'ubundi ndabona uzabigumane ubihereho bigufashe n'umuryango wawe wiyubake icyo gihe mu by'ukuri abamubohoye ku rundi ruhande abamubohoye noneho kukaba kwiyunga nyako natwe tugakomeza rero kubaherekeza nageraga rero ngaruka nyine kuri icyo ngicyo cy'abagiye bemera imitungo bangije ariko nyuma ugasanga bigiyemo gake bayitanga n'utayitanga ayifite ariko n'utayitanga nyine atayifite ariko tubaherekeza muri ubwo buryo kugeza ubwo biyunga babikemuye rimwe na rimwe akabimubabarira akamubwira ati kurikije uko umeze ndabona ntabyo wabona reka ndakubabariye reka tubane mu mahoro. Shami, mu gihe habayeho iki kintu cyo kwemera icyaha cy'uko wangije imitungo y'umuntu ukanemera ikiru uzatanga uzica kugira ngo ari wowe wumva ubohoshye na wa wundi ubohotse na wa wundi yumva abohotse, ariko noneho bikarangira utereye agati muri ryinyo niba ariko nabivuga, ibi bintu bifite izihe ngaruka
ku rugendo rw'ubumwe n'ubudaheranwa by'umwihariko mu bijyanye no gusaba imbabazi ndetse no kuzihabwa. Ese wa muntu wabeshye ngo uzatanga ikiru akabona utagitanze, izo mbabazi azaziguha? Ese niyo yaziguha kugira ngo wabohoke akavuga ati genda mubabariye nk'uko Basil yari arimo abitubwira, wowe wanze gutanga cya kiru uzabohoka koko? za mbabazi uzumva uzakiriye bishobora kugira izihe ngaruka? urakoze. Mu by'ukuri bigira ingaruka zikomeye muri rugendo nyine rw'ubumwe n'ubwiyunge bukenewe, kubera ko biba bigaragara ko uyu muntu yakoze kino kintu cyo kwiyemeza ko azatanga izo ndishyi bitaturutse ku bushake bwe, bitavuye ku mutima we, yarabikoze byo kugira ngo by'urwiyerurutso abantu babone ko yahindutse. Ariyo mpamvu bino bintu mbere yuko umuntu agera ku rwego rwo kuba yasaba imbabazi ndetse no kuzitanga, umuntu aba akwiye kuba yabanje gukora rwa rugendo. Kuri uyu nguyu wahemutse yakoze rwa rugendo rwo kumva koko ababajwe n'ibyo yakoze kandi koko yumva ashaka guhinduka. Nibwo noneho aziyemeza no kwishyura izi ndishyi kandi koko anazitange. Uyu nawe wahemukiwe nawe bisaba kuba yamaze gukora rwa rugendo rwo kumva ko agomba kudaheranwa, bityo kwa kudaheranwa akumva ko agomba gukora urugendo rwo gusaba imbabazi, rwo gutanga imbabazi kugira ngo yongere abeho. Bisaba kuba umuntu yabanje gukira kugira ngo abashe kubikora bitari bya nyirarureshwa, ariko iyo abikoze atabanje gukira bikoze mu buryo bwa nyirarureshwa bidindiza urugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge rwose. Murakoze cyane. Ndabibutsa ko haramutse hari ufite inyunganizi cyangwa se igitekerezo ushobora kuduhamagara kuri 0788 31 79 ni telefone dushobora kwakiriraho ibitekerezo byanyu. Hanyuma Basil, turimo turanerekeza ku musozo w'ikiganiro kuko iminota irimo iragenda, ariko nitwabura no kureba bimwe mu mbogamizi cyangwa se inzitizi mwahuye nazo muri iyi myaka yose muri uru rugendo rwo guharanira ubumwe, ubudaheranwa n'ubwiyunge by'Abanyarwanda. Nihe mwageze mugasanga biragoye cyane bimeze gutyo bigasaba imbaraga zisumbuye kugira ngo abo bantu mubashe kubashyira mu murongo w'igihugu, umurongo igihugu kirimo, mu cyerekezo cy'igihugu? Urakoze. Ngira ngo hari n'ibyo twagiye dukomozaho. Icya mbere ni uko usanga harimo bamwe mu bakoze ibyaha ariko batabyemera, bumva nabo ari inzirakarengane. Nibwo ubona umuntu afunzwe imyaka 20 ni urugero, noneho yataha akigira ingunge iwe, ntashaka kugira umuntu ahura nawe. Cyangwa se ukabona yatahaga hano Gasabo agahita ajya kuba Ikirehe. Ashobora kuba abitewe nuko afite ipfunwe, yumva adashaka kubona abantu yarazi. Ashobora kuba bitewe n'ikindi kintu navuga cyo kwinangira, cyo kumva nge nakoze igihano cyanjye, ikindi mushakaho ni iki, murambaza iki. Ibyo ngibyo rero nibyo bitera indi mbogamizi y'ingengabitekerezo ya jenoside ikunze kugaruka. Umwaka ushize muri 2024 twakusanyije ibitekerezo byari bivuye mu madiyoseze nyine dukorana nayo, nuba muri raporo zo muri 2023 tubona bakunze guhura n'ingengabitekerezo ya jenoside. Donc bakunze kubona ibibazo bishingiye ku ngengabitekerezo ya jenoside. Duhita dukora igikorwa ubukangurambaga ku itegeko rikumira ibyaha bishingiye ku ngengabitekerezo ya jenoside. Iki gihe twakoranye na Minijiste. Minijiste yasaga nkaho ariyo ihedinze igikorwa kuko yaduha ubukangurambaga bw'amategeko ubundi buba mu nshingano za Minijiste. Rero yaduhaye abakozi bayo ku rwego rw'abadeje bazadufasha
muri icyo gikorwa dukorana na Minubumwe dukorana na Minubumwe hanyuma dukorana na RIB kugira ngo umuvugizi wa RIB niwe wari focal point kuri icyo gikorwa ndetse n'urwego rw'ubushinjacyaha bukuru nabwo bwari bwaduhaye focal point barabanza baduhugurira abakangurambaga baturutse mu madiyoseze bose ntabwo bari benshi kubera ubushobozi butari bwinshi ariko noneho abakangurambaga bagomba kujya kudufasha gukora ubukangurambaga mu madiyoseze ndetse igikorwa turakironshinga ku rwego rw'igihugu mu ntara n'umujyi wa Kigali twakoreye muri Kayonza mu burasirazuba mu majyaruguru dukorera Gicumbi iburengerazuba dukorera Rusizi mu majyepfo dukorera Huye Inyumba Gishamvu murenge wa Gishamvu hanyuma mu mujyi wa Kigali dukorera Nyarugenge mu murenge wa Kigali noneho babandi bahuguye mu madiyoseze bakomeza nyine bakora ibyo bikorwa ngo twabikoze umwaka wose kandi byatanze umusaruro n'abahagarariye za nzego zose mu turere nabo twarakoranye kuko Minaroke yari duhaye go ahead yari yadufashije kwandikira uturere twose kugira ngo tuzakore ibyo bikorwa rero kwari kugira ngo dutange umusanzu mu kumenyekanisha iri tegeko bagaragaza ko hari benshi batazi ariko tugamije gukumira ngengabitekerezo tugamije kubaka ubumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda ikindi navuga nk'imbogamizi ni uko ntabwo abantu benshi turi kugenda tugaruka ku bikomere abantu baba bafite baba bakoze ibyaha n'ababikorewe ntabwo abantu bose bahita babona abo bantu nk'abafite ibikomere ntabwo bose babibona niyo mpamvu wigeze uvuga ku nzego z'ibanze uburyo zibyitabira zirabikora ariko ntabwo hari aho zitagera aho zitagera rero niho twebwe nk'iyi miryango ya sosiyete sivile twinjiramo tukagera kuri izo detaye ntoya kuko ubwo buryo dukoresha twakompanya abantu abakoze ibyaha kugira ngo bakire ibikomere ababikorewe kugira ngo bakire ibikomere ntabwo inzego z'ibanze zabikora ntizabibonera umwanya ahubwo leta iba yarashyizeho imirongo migari noneho twe tukinjira muri izo detaye rero kiracyahari nk'ikibazo cy'uko abantu bose batabona ko muri iyo domaine harimo ikibazo cy'ibikomere abantu babana nabyo ntabwo abantu bose baba babibona kiracyari nk'imbogamizi nyine niyo mpamvu natwe tubikora ntabwo dukorana ntabwo tubageraho bose ariko abo dukoranye nabo bigaragara ko bakoze urugendo rwiza kandi rubafasha ni ibikorwa rero twizeye gukomeza ntabwo tuzabihagarika kuko niyo misiyo yacu kandi n'abandi bagenda babibona bakashyiraho inisiyative nabo baba bari gutanga umusanzu kuri ya mirongo migari guverinoma yatanze no kugira nyine ngo cya gipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge gikomeze kizamuke amfete biriya biburaho ageze kuri 5 n'ibice 4 n'ibice nka 7 gutyo ni za detaye ntoya ubuyobozi butabasha kugeraho ariko duhari nyine kugira ngo dukomeze tubikoreho natwe dutanga umusanzu. Ubona hari icyizere cy'uko tuzashiramo turiya tubare ni urugendo kandi ariko nimumbwire yuko tugeze kuri 95 n'ibice 3 kw'ijana mu myaka 30 mumbwire ngo kanigiye gufata indi myaka 30 impamvu wenda ako kane gashobora no kumara igihe kirekire hari igihe downloadinga document yajya kuri 99 akinyuma kakanga ariko impamvu mbivuga ngo icyizere cyo kirahari ariko n'impamvu bishobora gufata igihe nuko hari bigenda bihindura isura nk'ubu ngubu hari kiri kuvugwa nakwita les blessures transgénérationnelles ni ukuvuga ngo uko ihererekanwa ry'ibikomere ubu ngubu abatarabonye jenoside n'amaso yabo bavutse nyuma y'umwaka w'2000 bafite ibikomere bishingiye kuri jenoside kandi batarabibonye ni ukuvuga ngo twebwe
twarabibahaye bishatse kuvuga ko rero hagombye kubaho uburyo bushya nabo bwo kubafasha kugira ngo bagende bakira. Niyo mpamvu rero mvuga ko bishobora gufata igihe ariko hari icyizere cy'uko igihe kizagera bikarangira. Yego, urakoze cyane Shami. Ntabwo ndi bukubaze ngo ni ibihe mwabonye bigoye cyane, ahubwo wenda ndi bukubaze kuri iyi ngengabitekerezo ya jenoside Basile yarakomoje. Abenshi muri aba ngaba bagaragarwaho n'ingengabitekerezo ya jenoside nk'uko yarabivuze usanga ari abajene, ari urubyiruko rwavutse nyuma ya jenoside. Iyo murebye musanga ibi biterwa n'iki? Ingengabitekerezo bayikura he? Isaho ntiwasanga dutekereza ko tuba twigishije kandi wenda b'ingenzi tuba tutabagezeho nk'izo detaye Basile yari arimo atubwira, cyangwa se hari ukundi kuntu byaba bimeze umuntu atabona? Urakoze cyane rwose. Umuntu atabiciye ku ruhande twavuga ko bikomoka kwigorekwa ry'amateka. Ntabwo imiryango iganiriza abana, yego, babwiza ukuri ku byabaye, bamenye byatangiye bite, urwango rwiyubakitse gute kugera habayeho jenoside. Yego, uko kugoreka amateka bigaragazwa n'uko ababyeyi buri gihe baba bumva bararenganye. Hari icyo Basile yavuze, ati bano bantu barimo mu igororero, barimo basoje ibihano, bo baracyumva ko nabo barenganye, ari uburyo bwabo. Ibyo rero nibyo bakomeza kugenda mu by'ukuri navuga ko ari byo basangiza abana, ku buryo hakenewe ko urubyiruko habaho za initiative zo kwigisha abakiri bato amateka, ariko cyane cyane ababyeyi bakabigiramo uruhare, nabo bakigishwa. Leta yagiye ishyiraho uburyo bwiza bwinshi, gahunda zifasha. Iyi gahunda Ndi Umunyarwanda, gahunda y'ubumwe n'ubudaheranwa, iba mu kwezi kwa 10 mu turere twose. Izi zari platform nziza aho inzego z'ibanze zegera abaturage birumvikana bafatanyije n'iyi miryango itegamiye kuri leta, hakabaho kuganira n'ababyeyi, abantu bakavuga ukuri kw'amateka, kuko ntago abantu babisobanukiwe neza, akariyo mpamvu bagenda babifata mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Navuga ko dufite nko muri Prison Fellowship Rwanda, dufite porogaramu yitwa urugendo rw'umwana. Ni porogaramu ifasha mu bijyanye n'isanamitima ariko no gukumira ibyaha mu bana bakomoka ku babyeyi bari mu magororero. Ariko iyo urebye usanga nk'iyo porogaramu ni porogaramu imwe gusa, isa nk'aho ihari, itagera no mu turere twose, igarukira ahantu hato. Ariko nk'aho iyo porogaramu iri, ubona ko biciye mu biganiro bigenda bitangwa, urubyiruko ruri ku rwego rwiza rwo gusobanukirwa amateka, ku buryo ubona bagenda banenga ikibi, ndetse banadusaba ko tubajyana ku magororero gusura ababyeyi babo kugira bamenye ukuri. Icyo gihe rero basobanukirwa n'ukuri, babifashijwemo n'iyo miryango, ndetse n'ababyeyi bakababwiza ukuri, bikagenda bitanga umusaruro wo gutuma ingengabitekerezo igabanyuka, bikaba byagera ahantu hose kugira ngo dukumire. Urakoze cyane. Ugifite mikoro koresha amasegonda make cyane, kuko ku buhanga bw'ibyuma barimo barambwira yuko iminota yatujyanye. Amasegonda make cyane, ugira ubutumwa utanga muri iki kiganiro, cyangwa se ibyo wari wateguye kuza kutuganirira utatubwiye, ubitubwire mu masegonda nka 30. Murakoze. Bisa nkaho ibyo numvaga ntekereza n'ubundi tubigarutseho muri iki kiganiro, ariko icyo navuga, icya mbere, mureke tumenye ukuri kw'amateka, tukuvuge uko kuri, kugira ngo ikibi tukirandure. Ikindi tugerageze gushyira mu bikorwa izi gahunda leta yadushyiriyeho. Ni gahunda nziza zadufasha kugera ku bumwe n'ubudaheranwa twifuza. Ikindi cya gatatu, ibikomere biragaragara mu banyarwanda b'ingeri zose, bose, guhera ku bato
kugera ku bakuru ku bakoze jenoside yakorewe abatutsi n'abayikorewe. Birakwiye rero ko tugana inzobere zikaduherekeza muri urwo rugendo rwo gukira ibikomere, impuguke mu mitekerereze n'imyitwarire ya muntu, imiryango itegamiye kuri leta ifasha batwebwe, imiryango yubakiye ku madini, nguko inzego z'ibanze, kugira ngo dukire ibyo bikomere dufite, tubashe kubaka ejo hazaza tubere. Urakoze cyane Basile. Ubutumwa amasegonda 30 sinzi niba uri bubashe kuyakoresha, ariko yakoresha, gerageza uyakoreshe. Urakoze, reka nyakoresha rwose. Icyo navuga, icyo nasozerezaho nuko mu rugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge, ubumwe n'ubudaheranwa, buri wese ahamagariwe kubigiramo uruhare, kubigira ibye. Buri wese nabigira ibye, ubumwe n'ubudaheranwa bizagerwaho. Nicyo cya cyizere navugaga, kandi ntabwo bizatinda. Buri wese afata akanya, asura umutima wa burya Imana itura mu muntu. Nabona Imana muri we, azamenya ko iri no muri mugenzi we. Icyo gihe azamenya ko basangiye Imana, kandi iyo basangiye Imana baba ari abantu bamwe. Urakoze. Murakoze cyane. Twerekeje ku musozo w'ikiganiro turwubake cy'uyu munsi, nanabashimira cyane mwe mwadukurikiye mukabana natwe mukabasha. Ni byinshi cyane abatumirwa bacu batuganiririye kuri uru rugendo rw'ubumwe, ubudaheranwa ndetse n'ubwiyunge, gusaba imbabazi ndetse no kuzitanga, umusemburo w'ubumwe n'ubudaheranwa. Ni ikiganiro cya Radio TV 10 ku bufatanye na Prison Fellowship Rwanda, ndetse uyu munsi twari turi kumwe na Komisiyo Episcopale Justice EP Rwanda cyangwa se CGP Rwanda. Kikaba ari ikiganiro nk'uko mubizi kiba kigamije kwibutsa buri munyarwanda wese uruhare rwe mu kubaka ubumwe bw'abanyarwanda bwasenywe na ya mateka yayandi tuziranyeho, ya mateka tutahisemo, ya mateka twisanzemo, ya mateka utakwifuriza undi muntu uwo ari we wese kuri iyi si. Inzira nimwe rero ni ugukoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo tugire uruhare, yabajye yaba wowe yaba n'uyu nguyu, tugire uruhare muri uru rugendo. Nibyo bizadufasha kugera ku bumwe bw'abanyarwanda ku kigero cy'100%. Uyu munsi turi kuri 95.3%, ariko ejo dushobora kuba twageze ku 100%, hahandi u Rwanda twifuza kuzaraga abadukomokaho ruzaba ruteye. Ntabwo nari jyenyine muri iki kiganiro, nanaboneraho gushimira abatumirwa twakibanyemo, kuko nari ndi kumwe na Denis Basile Uwingabiye, n'umuhuzabikorwa muri CGP Rwanda cyangwa se Komisiyo Episcopale Justice EP Rwanda. Wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu, tuganiriye neza. Mwakoze namwe kudutumira, nuko mwari mudufitiye icyizere. Murakoze cyane. Twari kumwe kandi na Shami Valence, yahugukiye imitekerereze ya muntu ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe, akaba umukozi wa Prison Fellowship Rwanda. Shami, wakoze cyane kwitabira ubutumire. Murakoze namwe. Namwe rero mwabanye natwe nkuko mwahisemo kubana natwe, n'ubundi gahunda n'ibiganiro byacu birakomeje, mukomeze munogerwe nabyo. Jye nitwa Asumani Twahirwa, mwari kumwe muri turwubake y'uyu munsi. Mbifurije gukomeza guharanira ubumwe, ubwiyunge ndetse n'ubudaheranwa.